umubanyi niwe muryango, niwe umufite umufate neza. Ikindi kintu cya kabiri, atanga amahoro, ntakunda kuvogera urugo rwawe cyangwa ntakunda kuvogera aho utuye, usange yahujije akarenge mu rugo rwawe, usange isaha ku isaha mu gitondo, saa sita nimugoroba, ku buryo ubona telefone y'umuturanyi wawe ukavuga ati wagiye kumbwira umukozi wanjye cyangwa se wagiye kumbwira umwana wanjye yamukubagana. Barwajije umwana, noneho uko umwana arwaye bakarushaho kumufubika, nyine bamwambika imyenda ituma ashyuha, naho umwana agiye umuriro imbere. Urumva iyo famiye yarwaje umwana batazi ko uwo mwana yakira umuriro imbere, bo barushaho kumwambika imyenda imufubika. Hello, muraho neza, nongeye kubasuhuza mwese amahoro y'Imana abane namwe aho muri ariho hose. Ndabasuhuje kandi bahaye ikaze hano ku Ruhisho TV, nimuze twongere tubane. Nanone ni Yvette muri kumwe, ni karibu twongere tubane muri uyu mwanya. Ariko mbere y'uko babwira insanganyamatsiko y'uyu munsi, mbere y'uko ntangira ikiganiro cy'uyu munsi, ndagira ngo mbanze mbashimire, nshimire umuntu wese, nshimira wowe wakoze subscribe. Imana iguha umugisha, Imana ikwite, Imana ikurebe neza nawe, Imana igutera inkunga ibyo ukomeza gukora byose. Nawe utarayikora ukaba ufunguye kino kiganiro cyacu, please turagusaba ngo duhe subscribe. Ntacyo bitwara, ntacyo byagutwara, ntacyo byaguhombya, ni ukuri dutera inkunga, uduhe subscribe. Niba ubikoze Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Nishimiye cyane ko mukomeje kunyereka ko turi kumwe, nje kugira ngo tuganire ku nsanganyamatsiko. Ese wari wumva uburyo kugira umuturanyi mwiza ari ibintu byiza biryoshye? Ese ujya ubibona, ujya umenya ko umuntu muturanye ari umuntu mwiza? Ese ufata ute umuntu muturanye? Ese ujya umenya yuko umuturanyi wawe ari we muntu wa mbere ukuri hafi cyane? Havuyeho umugabo mubana, havuyeho umukozi mubana, havuyeho abana bawe, undi muntu ukuri hafi ni umuturanyi wawe. Tugiye kureba rero, ese uzabwirwa n'iki ko umuturanyi wawe ari umuntu mwiza? Ese uzabwirwa n'iki ko umuturanyi wawe ari umuntu w'ingirakamaro ku buzima bwawe? Ese uzabwirwa n'iki ko umuturanyi wawe ari we muntu wa mbere ukuri hafi, wagufasha mu gihe ukeneye ubufasha runaka, mbere yo kujya kubwira umuryango wawe, mbere yo kujya kubwira umuryango washatsemo, mbere yo kujya kubwira inshuti zawe? Umuturanyi wawe niwe muntu wa mbere umenya ibyawe, cyangwa se umenya ko umeze neza, cyangwa se umenya ko ufite ikibazo. Ni karibu tubane rero muri uyu mwanya w'ibintu bishobora kukubwira ko uri kumwe n'umuntu mwiza muri icyo gipangu urimo, cyangwa se muri urwo rugo rwo hirya yawe uwo muntu urimo ari umuntu wo kwizerwa, cyangwa se iyo nzu umuturanye hirya yawe, cyangwa se izo nzu ziguzengurutse, cyangwa se ahantu utuye abantu bakuzengurutse niba ari abantu bo kwizerwa. Ubundi mbere hari imigani twavutse dusanga bajyaga baca kera, cyangwa se twagiye twisanga ngo umuturanyi mwiza ngo ni umuzimyamuriro, umuturanyi ni umuntu w'umugisha. Umuturanyi mwiza niwe muryango wawe. Umuturanyi mwiza ikindi, umuturanyi mwiza ni umuryango wawe. Umuturanyi mwiza ni inshuti yawe. Umuturanyi mwiza niwe maboko yawe ya mbere. Umuturanyi mwiza n'andi mazina yose washaka, ariko gusa icyo twavuze dusanga ni uko bavuga ngo umuturanyi mwiza ni umuzimyamuriro, umuturanyi mwiza niwe muryango wawe. Ni uko babivugaga hari mu kirimi cy'ikirundi bakavuga ngo umubanyi niwe muryango. Impamvu bavugaga ngo umubanyi niwe muryango ni uko igihe umuryango wawe utari hafi yawe, hari umuturanyi wawe. Igihe mbere yo kujya guhamagara umuryango wawe ugize ikibazo runaka gikomeye cyihutirwa, umuturanyi wawe niwe ubasha kubimenya. Ese niki kizakubwira ko umuturanyi wawe ari ntakemwa? Niki kizakubwira ko umuturanyi wawe ari uwo kwizerwa? Reka rero turebe bimwe mu biranga aba bantu, niba ari abantu bo kwizerwa, niba ari abantu beza, niba ari abantu
waba niba ari abantu wakumva yuko muri kumwe nta kibazo utekanye. Ikintu cya mbere kizakubwira ko uri kumwe n'umuturanyi mwiza cyangwa se umuturanyi wawe ari umuntu wo kwizerwa cyangwa se umuturanyi wawe ari umuntu w'indakemwa, ikintu cya mbere kizakubwira ko uwo muturanyi wawe ari ukwizerwa ni uko uwo muturanyi wawe ari umuntu uhorana urugwiro, ari umuntu ubona ko afite umutima w'urukundo, mbega niyo muhuye wumva utamwishisha, uba wumva nyine niyo muganira wumva nyine muhuza, nyine wumva nta tundi tuntu nyine agukinga ngo wumve nyine aravuga berereka, mbega nyine mukumva ni umuntu muri kumwe, wumva nta bundi buryarya afite. Hari n'ukuntu abantu bamara iminsi batabonana kandi bitwa ko baturanye, ariko basi akaba icyumweru cyashata kubonye akaba yanakubaza ese amakuru, mwabaye amahoro, ese muri amahoro, ese mumeze neza, mana yanjye, nyine ukabona umuntu ufite urugwiro. Rero uwo muturanyi wawe niba umufite ni umuntu wo kwizerwa. Niba ubona ufite umuturanyi wawe ukabona umuntu ufite urugwiro, ukabona umuntu ufite urukundo, ni umuntu ushishikazwa kumenya uko mwaramutse, niba mwaramutse amahoro, niba amaze iminsi 3 atakubona, 5, ukabona araguhamagaye, menya ko uwo muntu ari umuntu mwiza, ari umuntu nyine uha agaciro imituranire yanyu. Ni umuntu uha agaciro imituranire yanyu kandi nawe aba yumva ayenjoyinga, aba yumva imunejeje. Uwo muntu rero ni umuntu mwiza cyane, kandi uwo muntu niba umufite umenye ko ari uw'agaciro kuri wowe. Ikindi kintu cya kabiri, atanga amahoro. Ntakunda kuvogera urugo rwawe cyangwa ntakunda kuvogera aho utuye, usange yahujije akarenge mu rugo rwawe nkaho wagira ngo ikintu cyose arakugenzura. Umuntu uhoza akarenge, na Bibiliya bivuga ngo ntugahoze akarenge mu rugo rw'umuturanyi wawe. Ukabona umuntu nyine ntahoza akarenge mu rugo rwawe, buri kanya ntakuregera umukozi wawe, ukabona niba ufite umukozi buri kanya arakuregera umukozi wawe, buri kanya amatelefone ya buri kanya, reka mbega ku buryo ushobora kubona telefone y'umuturanyi wawe akavuga ati kabisa wagiye kumbwira umukozi wanjye, cyangwa se wagiye kumbwira umwana wanjye yamukubaganiye. Mbega ukabona ukwezi gushize, amezi 2, amezi 3, uwo muntu atarakuregera umukozi wawe, kandi atari uko umukozi wawe yenda ari perfect, ukumva ntarakuregera umwana wawe kandi uzi ko abana bawe yenda bakubagana, akakwihanganira pe, akihanganira yenda imico y'abana bawe, cyangwa akihanganira umukozi wawe, niba ari umuntu musangiye imbuga, niba ari umuntu musangiye aho muvoma, niba ari umuntu musangiye se, mushobora kuba musangiye n'umuriro cash power, mushobora kuba musangiye iki n'iki, ariko ukabona ni umuntu nyine ushaka amahoro, ni umuntu nyine utagushakira inabi. Uwo muntu ni umuntu wo kwizerwa, ni umuntu nyine nawe wifuza amahoro ku giti cye, kandi nawe akanayashakira n'abo baturanye. Ubu rero nawe ni umuturanyi mwiza, niba umufite umufate neza, niba umufite umufate neza. Ikindi kintu cya gatatu, ni umuntu ukunda gufasha. Hari igihe umuntu agira n'umuturanyi pe, yanakumva ko abantu barwaye baturanye ntabe yanagerayo, yanakumva yuko hari n'ahantu bagize ibyago kandi baturanye urugo ku rundi, ntabe yanagerayo ngo avuge ati reka tujye ku kiriyo cya bariya bantu. Niba tuvuge mubuze umuriro, we arawufite, ntajye no kureba ati ese ikibazo cyabaye ni ikihe, cyangwa anafate telefone aguhamagare ati ese ko mbona umuriro mwebwe mwawubuze, habaye ikihe kibazo. Yenda ushobora gusanga muri cash power wabuze, cyangwa se wanashize, cyangwa se n'ikindi kibazo cyabaye, ntabe yanakubwira ati se bimeze bite. Umuturanyi ni wa wundi ushobora kumva n'umwana wawe arimo kurira, umwana arize isaha imwe, arize amasaha 2, ntabe yanaguhamagara ngo akubwire ngo umwana nakomeje kumva arimo kurira, hamagara wumve ikibazo yagize. Umuturanyi ushobora kuba umwana wawe yagiwe, yahakomerekera, ntabe yanakubwira ati rero ntuze gutonganya umukozi, cyangwa umwana wawe yakomerekeye hano, yahakinnye n'abandi bana arakomereka.
ntuze kumutonganya byagenze gutya na gutya. Mbega we umuturanyi mwiza yihutira gufasha mbere y'uko haboneka ikibazo runaka. Uwo muntu aba ari mwiza cyane, aba ari umuntu w'ingenzi ku rugo rwawe cyangwa ku buzima bwawe, aba ari umuntu nyine. Ubundi kera twebwe twasangaga hari n'abasabana ibishyimbo, ugasanga nyine nta bishyimbo watetse, undi aguhaye ibishyimbo, amazi yo kunywa arashize undi arayaguhaye. Mbega ariko ubu nyine haje iterambere, nta muntu ugisaba ibishyimbo undi, ariko sinzi niba ari iterambere cyangwa se ari uburyo bwo kwifata cyane, cyangwa se ari uburyo bwo kutizerana cyane, cyangwa se ari uburyo bwo kutiyumvamo abantu cyane. Ariko mwa bantu mwe, niba hari ikintu cyiza kiryoha ni ukugira umuturanyi mwiza, ni ukugira umuturanyi wiyumvamo, ni ukugira umuturanyi wumva yuko n'igihe waba wagiye wamubwira ati undebere urugo, simpari sinahiriwe umunsi wose. Niba uhirirwa wowe unyumvira abana, cyangwa se umbere hafi mu buryo bumwe cyangwa ubundi, byose birashoboka. Ariko niba ari ukutizera abantu, cyangwa harajeho depresiyo ugasanga uwo yizeye niwe wamuhemukiye, cyangwa ugasanga ntabwo nzi uko byagenze, ariko kuri iki gihe ku muntu ufite umuturanyi mwiza uba wumva umerewe neza, uhasiga umwana ukumva uratuje. Mbega niyo umusabye ikintu ukumva nawe aguhakane ko ntacyo afite, wumva nyine ntacyo afite, ntabwo uvuga ngo akenyeye agifite. Oya, umuturanyi mwiza ahora ari mwiza. Umuturanyi mwiza aba ari umuntu wawe wa mbere w'imbere kurusha abandi bantu bose bo hirya no hino. Umuturanyi wawe aba ari umuntu wa mbere. Ikindi kintu kizakubwira umuturanyi mwiza ni ugira ibanga. Hari ukuntu ubwira ikintu umuntu ukumva nyine ukaba wagisanga ahandi hantu mu nshuti muziranyeho cyangwa mu nshuti muhuriyeho, ukaba icyo kintu wamubwira ugasanga ugisanze mu rundi rugo cyangwa ugisanze mu nshuti muhuriyeho. Ariko nubona ubwiye ikintu umuntu cyangwa se muganira n'ikintu umuturanyi wawe, hari n'ukuntu abadamu ujya kubona ukabona bari kuganira bavuga ati wandangiye umukozi se, uwanjye yananiye, bikarangira ibyo bamubwira ngo uwanjye yananiye agiye kubimubwira. Mu by'ukuri icyo gihe uba wumva urimo kwera imbuto z'umuturanyi wawe. Niba umuntu akubwiye ati wandangira umukozi uwo nari mfite yananiye, bikarangira ugiye kubibwira wa mukozi, uba wumva udashobora kuba intandaro yo kuba uwo mukozi afite n'uko yahemukira urwo rugo yaruhemukira. Ariko niba uganiriye n'umuntu ukamubwira wandangiye umukozi, mubwire ko ntawe ufite cyangwa se utazi naho wamukura. Ariko ibyo mwaganiriye ntujya kubibwira abandi bantu, ujya kubibwira wa mukozi, ujya kubibwira ibyo mwaganiriye bikaba hagati yanyu. Niba ufite umuturanyi mwiza rero, ukaba mwaganira ikintu ukabona icyo kintu kigeze gisohoka hanze, menya ko uwo muturanyi ari umuntu mwiza, ari umuntu wo kwizerwa, ari umuntu w'indakemwa, ari umuntu wo kubaha cyane kuko aba ari umuntu mwiza. Ugasanga ni umuntu utavuga nabi abandi baturanyi be, ugasanga ni umuntu udahora ashyashyariza akubwira abandi baturanyi be, avuga amagambo, yavanye amagambo kwa runaka ajyanye kwa runaka, ibyo uzi n'ibyo utazi. Mana yanjye, ugahora rwose wumva nawe ubwawe umurushye. Rero mwa bantu mufite abaturanyi beza, mubakomereho. Ni abantu beza, ni abazimyamuriro, ni abantu bagutabara mu gihe inshuti yawe itarahagera cyangwa mu gihe umuryango wawe utarahagera. Ni abantu bagusura warwaye mbere y'uko abandi bantu bahagera. Ni abantu bakugeza kwa muganga. Ni abantu mbega bagira ibyo bagufasha mu byo wowe udasobanukiwe. Nk'urugero rumwe, hari urugo rwigeze kurwaza umwana umuriro uramurenga, ariko bo bakabona ahubwo umwana afite barwajije umwana, noneho uko umwana arwaye bakarushaho kumufubika, nyine bamwambika imyenda ituma ashyuha, naho umwana agiriwe umuriro imbere. Urumva
iyo famiye yarwaje umwana batazi ko uwo mwana yakira umuriro imbere, bo barushaho kumwambika imyenda imufubika. Ariko icyaje kuvamo ni iki? Wa muro waje kumurenga, famiye ntabwo yari izi ko umwana yakira umuriro imbere, ariko abaturanyi beza bari bafite niba babatabaye, bambura bya bintu byose wa mwana, bya bintu byose bamukubita, umwana nibwo yagarutse mu bumuntu. Iyo batahaba umwana ari kugagara ugasanga bigenze ukundi kuntu. Hari igihe uba ufite umuturanyi rero ugasanga hari ibintu akurusha, cyo ugasanga hari ibintu yagutanzemo, akagenda akungura ubwenge iyo yari umuturanyi mwiza. Mwa baturanyi beza rero, abantu bafite abaturanyi beza, ni ukuri Imana ijya ibaha umugisha, kandi natwe tujye duharanira kuberera imbuto, duharanire kubabera beza, duharanire ko dukomeza nyine gufashwa n'Imana, tube beza, kuko nta muntu waba mwiza atari Imana imufasha. Namwe rero mufite abaturanyi bitameze neza, mukomeze musenge cyane. Hari igihe Imana yaguha aho wimukira heza, cyangwa se akaba ari we wimuka, ariko ndababwiza ukuri, kugira umuturanyi mwiza ntako bisa. Kugira umuturanyi mwiza ni ibintu biryoshye cyane, wumva umutima wawe udahagaze, umutima wawe utuje, wumva umutima wawe nyine, iyo ufite umuturanyi mwiza wumva umutima wawe uri hamwe. Rero bifuriza kugira abaturanyi beza, aribo bazimyamuriro, aribo bantu bakugeraho bwa mbere kurushaho abandi, utazi ahantu bari buturuke. Ndabifuriza kugira abaturanyi beza. Murakoze cyane, ndabashimiye mwebwe mukomeje kutwereka ko mudukunda. Imana ibahe umugisha. Rero turakora subscribe, bikore kugira ngo ujye ukomeza ubone ibiganiro byacu bya buri munsi. Turabakunda cyane. Bye bye, shalom.